ni byiza yuko kugira ngo uzagere kuri ka gasozi k'ubwisanzure kugomba kuba wisanzuye mu bijyanye n'ubukungu. Kimwe kigufasha rero kwisanzura mu bijyanye n'ubukungu nta mafaranga. Twakoze ibiganiro byinshi bivuga ku buryo wabona amafaranga, uburyo wagumana amafaranga n'uburyo wayongera. Birakwiye rero ko duhozaho kugira ngo noneho tuvuge n'amakosa abantu batinda kumenya hakiri kare bagakerererwa bakazisanga. Uzarebe nk'ubu ngubu dufate nk'urugero no ku bantu rero hari igihe atinda gufata icyemezo runaka bikazarangira n'ubundi yiyakiriye akiberaho ubuzima bwa drifting cyangwa icy'ubuzima bumutuye imbere akaba ari cyo yisangamo akaba ari nacyo yakira. Twahisemo rero kuzaya tubamenyesha amakuru yose ashoboka yaba ibyo byiza byo gukora n'ibi byo kwirinda. Muri urwo rwego rero twahera ku isomo rya mbere rigira riti kudasobanukirwa itandukaniro riri hagati ya active income na passive income. Twayikoze iki kiganiro washaka ajya kucyumva ariko mu magambo make kumva yuko gukora cyane ari byo bizakuzanira ubukire. Ubu wareba cyane cyane mujye muganira n'abakontabure b'ibigo runaka bashobora kugaragara ari n'akantu gatoya mu kanya bamaze kwandika urushishi mbona rubaye rurerure kuruta imfizi ati ndatashye ibintu barabicuritse. Kubera iki? Mentality yarashaje yaramaze kubona inka imfizi uko ingana akumva no kuyandika bagomba kuyandika ikangana n'imfizi urushishi narwo rukangana n'urushishi. Urumva imitekerereze yamaranye igihe mu mutwe we nigena ibyemezo afata. Mu gihe rero umwana wiwe iyo bari kubimwigisha ibyo nta nababyitayeho nta nabwo abahuza imfizi n'intuza ni inyuguti akazagera akamenya kwandika no gusoma. Ibi bisa rero neza niyo ushatse gutangira kujya